umurimo w'Imana cyangwa se ivuga butumwa ni mukajye muriherana mwe mwenyine mukajye muriherana mwe mwenyine yani ivuga butumwa ndakeka ko na Rekre amuramutse amenya aya makuru yuko byabaye ubwiru ntabwo byari kumunezeza yifuza ko aza mu Rwanda kuko yavuze ngo aje mu Rwanda ntabwo yavuze ko aje muri CLA cyangwa se muri New Life yaje mu Rwanda so rero tuzakosora ubutaha ivuga butumwa ijambo ry'Imana ni urumuri rumurika hose ntabwo ari bamwe bonyine kuri post nubwo ntari bugaragare kuri stage ariko ndajya kumwakira hano niyo yari meet and greet. Yes, so njyewe ubundi nawe wabonye amahirwe yo kuza mu gitaramo naje nuzuye wari warangije byawe mwaganiriye twaganiriye namusuhuje namurege twavuganye my God ndashimira Imana cyane ariko ndashimira Imana cyane kugira ngo abantu batsinde ndashimira Imana cyane ko nakiriye legend nari kubabara iyo Rekre yagera kuri airport hakabura umuraperi umwakira ukuri pe rero bivuze iki bivuze ngo iyo kiriya gitaramo cyaje mu Rwanda kiriya gitaramo gihe cyaje mu Rwanda umva hip hop yari kubiri hejuru cyane ko nabibonaga abahanzi bose ba hip hop bakamanuka n'abasekira wenda bakanamanuka hari abamuzi basekira bakanamanuka batigize babimenya kubera ko nyine organization itagenze neza nicyo kibazo ariko nyine iyo babimenya kare baka nyine ibintu na registration nabonye no hari ahantu byabereye hari kuba hato injyana ya hip hop mu Rwanda isa nkaho idashigikiwe reka nkoresha iryo jambo isa nkaho idashigikiwe ku buryo injyana bibona akenshi harimo ikintu gisa nkaho kirimo ikintu kimeze nk'uburyarya ukuntu Shalom bakunzi ba Urban Gospel TV bakunzi ba MD Dieudonné nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana kandi aho muri hose mukomeze mugubwe neza abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru mwese tubahaye ikaze kandi turabifuriza gukomeza kugubwa neza abari Bwotamasimbi ahantu hose ku isi yose abantu badukurikirana aho muri hose turabasuhuza kandi ibintu byose ni shalom. Yes, umunsi wa none rero kuri Urban Gospel TV nkuko musanzwe mubizi ndi umutsinzi muri Christ nacunguzwa mu maraso y'agaciro kenshi ko umusaraba bigorogotane ho byabere yakubiswe imisumari akubitwa n'icumu wowe nanjye yaziraga kubwa ibyaha byacu ndi umutsinzi I'm the winner yego ndi umutsinzi nawe uri umutsinzi nawe dukurikirana nawe uri umutsinzi twese turabatsinzi kubw'amaraso ya Yesu Kristo kuko niyo yaducungura ku bantu bamwakiriye twese turabatsinzi n'abatari bamwakira namwe mufite amahirwe 100% yo kumwakira kuko n'ubuntu ni Imana yego murabibona ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'umuntu udasanzwe kuri njyewe n'umuntu ukomeye kuri njyewe n'umuntu ufite icyo avuze kuri njyewe ariko noneho ubu ngubu namuzanye kuri kamera ya Urban Gospel TV iyi ni channel y'urubyiruko ni channel urubyiruko rwisangaho dutumira abahanzi ni channel cyaho ubuhamya ni channel tujya mu bitaramo mbese ikintu cyose kijyanye n'urubyiruko tuba duhari nka Urban Gospel TV. Yes, ndakwakira rero mu kiganiro muri Urban Gospel TV sinzi niba watangira bibwira ariko kuri njyewe ni umuntu ukomeye cyane. Murakoze cyane ngo ndi umutsinzi muri Kristo naracunguwe nanjye ndi umutsinzi rero guys. Yes, nitwa Jojo cyangwa mbese call me Auntie Jojo yego cyangwa mamagare Madame MD cyangwa Mama Liam umva mfite ama AKA menshi cyane ariko muri iki kiganiro ni Jojo yego ndi hano ndishimye kuri Urban Gospel TV aho umva uyu muntu hano ashyiraho ibiganiro byiza cyane dukunda kandi dutegereje twishimiye. Bwira abantu batazakora subscribe bakore subscribe. Ni ukuri umva kandi aho hantu kuri subscribe button kugira ngo bajye badukurikira kugira ngo mujye mureba ibiganiro kuko nanjye ubwanjye ndarambire no kukazogera ukore na share ukore na comment tubwire icyo
twashyiraho kuko nanjye ndamufasha guys nanjye ndamufasha yes murakoze cyane nk'uko nabibabwiye rero uyu ni madamu wanjye ni umufasha ni umuntu ukomeye kuri njyewe kuri uyu munsi wa none rero ikiganiro tugiye gukora nzi yuko agifiteho nosiyo kandi yagize kuri tele yarabibonye yarabikurikiranye ni nayo mpamvu uyu munsi wa none nanze kuyiharira kugira ngo nkivuge njyenyine nifuza yuko twasharinga ku bitekerezo ndetse no mu bimwe turi buganireho kuri Urban Gospel TV rero abantu badukurikirana ikiganiro cyacu ni ikiganiro turavuga ku bijyanye no kuza ku muhanzi ukomeye cyane the legend bamwita Lecrae kuza mu Rwanda kuza rero mu Rwanda kwa Lecrae ni ibintu bikomeye cyane umutwe w'iki kiganiro wenda navuga baravuga ngo kuza kwa Lecrae mu Rwanda ku bahanzi bakora biravuga ngo kuza mu Rwanda kwa Lecrae bisa nkaho byagizwe ibanga nibyo bintu nanjye kuvuga ni topic ya kabiri ariko tuhere kuri icyo kintu kuza kwa Lecrae mu Rwanda bisa nkaho byagizwe ibanga ubwiru secret tujye kubiganiraho nk'umuhanzi ukomeye nka Lecrae dukurikirana ufite abantu bamukurikirana kuri YouTube 1,000,000 hafi 400-500 mu gihe mu Rwanda haza n'abafite abasabu 200 igihugu kikanyeganyega tukabimenya n'uri mu nda akabimenya ko kanaka yaje ariko legend kuva muri Amerika ufite Grammy Award ufite ibihembo bikomeye andi makuru numvishije afite album ngo zirenga mbere ngo 14 ni nyinshi cyane ibaze umuntu nk'uwo nguwo bikagira ubwiru bikaba ubwiru itangazamakuru ry'u Rwanda amakuru mfite nuko mu gisata cya gospel itangazamakuru ry'u Rwanda rikora mu gisata cya gospel ntabwo babyirengagije ahubwo ntabwo bari bafite amakuru usibye kubona ikintu gicaho gusa ariko burya abanyamakuru iyo ufite ikintu ubabwira cyangwa se ushaka ko bagutangariza urabegera cyangwa se ukabandikira mugahana ibitekerezo by'ibyo bagomba kugushirira hanze yaba ari icyo baguca bakakiguca yaba ari free ni free ubundi itangazo rigasohoka ariko so wowe urabyumva gute njye ndashima Imana kwanza kubwa Lecrae wagize icyizere cyo kuyiza mu Rwanda mbere yo gushima kuko dufite byinshi byo gushima mbere dufite byinshi byo gushima kuko uvuze gushima nkanjye nk'umuraperi nka MD Dieudonné aho menya nazamura n'ibiganza mu kirere nkavuga ngo kuri party ya Lecrae icyo nshatse kuvuga kuri party ye Lecrae we yarabishakaga turamushimiye ko yahisemo nyine iki gihugu ariko icyo nandi kuvuga ni kuri party wenda yacu nk'abanyarwanda niba navuga abanyarwanda cyangwa aborganije iki gikorwa nyine reka tuvuge nk'aborganije kuko ntabwo ari abanyarwanda kuko ntabwo byabaye ntabwo public iyo tuvuze ikintu kiri public ni ikintu kiba cyabaye cy'abanyarwanda bose ahubwo kuza kwa Lecrae byabaye nkaho ari iby'abantu bamwe bagomba kujya kumureba mu gutegura ndibuka uri ku calls menshi uri kubaza sinzi ahantu twabonye poster ya Lecrae reconstruction niba ari kuri Lecrae simbizi kuri Facebook yarayipostinze no kuri Instagram ndakeka utangira guhamagara abantu bamwe na bamwe bavuga ese ibi ni ibiki amatariki ndi kubona niyo cyabara ndi kuyabona uratangira urasara ukavuga Lecrae aza kuranda in 2 weeks umva bintu bikaba bicecetse uratangira mutumengira emotion arahamagara umva MD ntabwo yigeze aryama guhamagara buri mwanya ari kubaza ngo ese nyine ntabwo numvaga ko bishoboka kuko Lecrae ni umuntu nakuze fana numva afite imyaka 45 niko nabonye
babyandika. Rero umuntu ufite imyaka 45 ni umuntu ukuze, rero yakuze tumureba, nako ibikorwa bye twarabibonaga. Namenye Locre kubera MD. Yes, kuko yahoraga muvuga ko ari wenyine. Noneho kuba nange ndi umuhanzi ndirimba hip hop ya gospel mu Rwanda, nkumva umuntu nkuriya azaza mu Rwanda, yumvaga yashyushye kurusha organizers. Oya, ngomba gushuha, kandi mu by'ukuri ntabwo nari ndi muri timu y'abantu babitegura. None igitangaje na timu y'ababitegura, uburyo numvaga nge ndi excited, numva umuntu ugiye kwakira. Kibabaza ntabwo bari banzi, ntabwo bari banzi abantu bateguye kino gitaramo cyakuzana umuraperi legend nemera, kandi ufite ibikombe 3 bya Groove Award. Sinzi abantu bagiteguye. Oya, ikintu mbona iki gihugu cyacu ni cyiza, kiduha ubwisanzure mu buryo bw'ibitaramo, mu buryo bufatika bwose bushoboka, kuko iyo batwubakira hano kwidagadurira bituma noneho hasa nkaho harimo udutsiko, bitewe n'imyemerere yacu dufite muri kino gihugu, ku buryo agace runaka gashobora gukora ikintu abandi ntibabimenye. Noneho kibaza se, uyu mwami Yesu Kristo dusenga, uyu mwami Yesu Kristo uvuga numwe, cyangwa dufite uburyo tumusepara? Ibyo ngibyo wavuga ko ari ikinyedini, ntabwo ari Ukristo. Nyine umuntu aba yagiye mu idini. Aha, reka ibyo tubivemo. Kuza kwa Locre mu Rwanda byabaye nkaho ari ibanga. Ese niki cyabiteye? Ariko tutarinze tujya mu bintu byinshi, gusa uburyo twabibonye ntabwo byamamajwe mu itangazamakuru tuzi muri gospel yacu mu Rwanda tuzi. Bunse bigomba kwamamazwa he? Mbere na mbere hari itangazamakuru. Locre ni gospel, ni umuraperi uririmba hip hop ya gospel. Mbere na mbere igisata cya gospel cyo mu Rwanda nicyo kigomba kubigira ibyabo, yego, bakabona kubisagurira abandi, kuko haba harimo ikintu bita kumenyekanisha amakuru. Nkaba ndi umunyamakuru wa gospel, ariko mfite inshuti z'abandi bakora irindi tangazamakuru ariko atari aba gospel, ariko babasha kuba bagira gute batendinga mu buryo bwo kwamamaza. Ku buryo kwamamaza ntibisaba ngo uri umukristo cyangwa nturi umukristo, ese ahubwo urabyamamaza gute? Rero abambere bagombaga kubyamamaza ni abantu bo muri gospel. Ariko ikintu cyantangaje, nagiye kumva numva nagiye nabisomye mu itangazamakuru zitandukanye bavuga ngo twagiye tubikura. Hari igitangazamakuru babikuyeho, ntabwo nayivuga mu izina kubera ko hari igishobora kuba bavuga ugasanga ntibigenze neza. Ariko icyo gitangazamakuru bagihaye kugira ngo kibivuge, abanyarwanda benshi ntabwo bajya bagisoma. None ikindi akenshi bakora mu Cyongereza, bavuga babikora mu Cyongereza. So byatumye rero rubanda rugufi cyangwa se abantu batabikurikirana batagira gute, batabimenya. Ariko iyo baza kujya kuri izi mbuga dusabwa tuzi, n'abantu benshi iyo ugiye kubahisha bahisha mu bintu byo kwandika. Rero ikintu wanditse mu Rwanda kenshi abenshi tumaze gusobanuka, ntabwo ari benshi tumaze gusobanuka, biterwa n'ibyo wanditse cyangwa se n'ibyo watangaje. Nyine niyo mpamvu avuga ngo ushatse guhisha. Gusa amakuru mfite nuko itsinda ryateguye kuzana Locre, abo bari bishyikirije mu biganza kugira ngo babitegure, bafite uburyo bwabo bakora. Kandi amakuru mfite nuko hari n'abandi bahanzi benshi bazana b'ibyamamare ntitubimenye. Rero ni kuvuga yuko ari ibintu byabo mu rusengero, ni ibintu byabo mu idini runaka, usanga ari bo. Gusa ndabashimira kuba baranzaniye umuntu w'icyitegererezo, umuntu nakuze mfana, umuntu ndeberaho ukora ibyo nanjye nkora. Ni umuntu ukomeye cyane kuri njyewe, ntabwo kumuvuga birarenze. So gusa byagizwe ubwiru
kumuzana. Aha, icya kabiri kiravuga ngo ese byari bifite izihe nyungu ku bahanzi. Narwo nibyo ndi kintu nakongeraho mbere yo kujya ku yindi point. N'abahanzi bateguye kuririmbamo ntago nyine muri gutegura. Tugeze ku byari bifite izihe nyungu ku bahanzi. Yego. Byari bifite izihe nyungu ku bahanzi. Abahanzi bo mu Rwanda baririmba gospel bose. Hip hop. Hip hop. Abantu baririmba urban music. Kuza kwa Lecrae bivuze iki kuri mwebwe? Ni ikintu gikomeye. Reka nihereho. Mbere na mbere nka MD Dieudonné ngende umuraperi. Ese ko numvaga bose bavuga ngo Lecrae niwe nakuze ndeba, Lecrae niwe nakuze ndeba, Lecrae niwe nakuze ndeba. Natangiye mvuga ko ari umu legend. Nyine ngo bakuze Lecrae abereye abantu benshi icyitegererezo. Yego. None ku baraperi bo byari biri nabonaga nakarusho. Ubundi ngewe Lecrae kumuzana mu Rwanda mbigereranya nko kuzana Don Moen. Abantu bazi Don Moen muramuzi, abantu bakunda indirimbo ze muramuzi. Yewe yaje mu Rwanda kuko si ubwa mbere yaje. Kuza kwa Don Moen mu Rwanda mbigereranya nko kuza kwa Lecrae mu Rwanda. Kuko ni umuhanzi ukomeye. Don Moen ntabwo sinibaze ko yaza mu Rwanda ibintu bigaceceka. Ariko abavandimwe sinzi impamvu batabivuze. Gusa nagize amahirwe ngewe ndabimenya kubera ko narabikurikiranye kuri post bapostinze. Gusa sinabyemera kuko numvaga ari ibintu bikomeye cyane. Ariko kugeza aya masaha kino gihugu cyacu cy'u Rwanda nzi yuko nta kidashoboka. Nta kidashoboka. Nta muhanzi, nta cyamamare icyo ari cyo cyose. Ejo bundi habaye ikintu cyo kwita abana b'ingagi izina. Wumvishije ibyamamare byamanutse. Hari n'umuhanzi w'ikipe nubwo ntayifana Yego ariko nawe naramufanaga naramurebaga ndamukunda bitewe n'amateka ye. Ariko nubwo ikipe akina sinyifana muri umunange arayifana dusa nkaho yafanye imwe nange mfana indi. Ariko ndamuzi. Hari abandi benshi cyane nabonyemo. Yego. Ariko kino gihugu cyacu gifite umugisha mu bintu byita entertainment. Rero n'abandi bazaza. Ariko rero umumaro ku bahanzi nkanjye icyambere byatumye injyana yanjye nkora ya hip hop byibuza abantu bavuga ngo wow, mu Rwanda burya hari abaraperi. Kuko Lecrae ntabwo yaza mu Rwanda aje kuririmbira abantu badakunda hip hop. Ntabwo yaza mu Rwanda abantu badafite amakuru yuko iki gihugu gifite abahanzi baririmba hip hop. Nubwo baba batabazi ariko barumva ko bahari. So kuza kwa Lecrae rero hari indi myumvire yahindutse. Hari n'abantu babashe kumenya ngo hari umuhanzi ukomoka muri Amerika ukomeye. Hari groupe mbamo kuri WhatsApp sinivuga izina nabonye babyandika, harimo abantu batabizi kandi harimo ni groupe irimo abantu bari navuga ko n'abantu basobanutse. N'abantu bafite itafari bashira kuri no gospel y'u Rwanda kugira ngo itere imbere. Harimo abantu b'ingenzi navuga muri kino gisata cya gospel. Umuntu wese uba muri iyo groupe afite icyo amaze muri no rugendo rujya mu ijuru cyangwa se mu gisata cya gospel. So Lecrae kuza mu Rwanda ukumva ngo ngewe ngo simuzi cyangwa se hari umuntu wavuze nagamuzi. Harimo abavuze ngo ntago bamuzi. Biradutangaza kandi ari umuntu ukomeye. Ariko sinibaza birashoboka kubera ko injyana ya hip hop mu Rwanda isa nkaho idashigikiwe. Reka nkoresha iryo jambo, isa nkaho idashigikiwe ku buryo injyana bibona akenshi harimo ikintu gisa nkaho kirimo ikintu kimeze nk'uburyarya ukuntu. Kandi mu murimo w'Imana ibintu ntabwo bikwiriye. Ugasanga igisata runaka abaraperi abaririmba izi ndirimbo ziri urban music usa nkaho badahabwa umwanya. Ibitaramo kumva impamvu turi tuvuga ngo nta bitaramo kandi bajya kumva ngo bitaramo birahari kubera ko ntabwo duhabwa umwanya. Kandi warabibonye ko urubyiruko rurashaka kumva n'ubu butumwa.
ntabwo wabona uburyo wasobanura injyana ya hip hop kuko ni injyana ikunzwe n'urubyiruko. Wowe mu mboni zawe nk'umuntu ukurikirana abahanzi ubona bivuze iki? Ngiye ikintu numva kuri iyo njyana ya hip hop, impamvu ngewe nabonye ko ari injyana ni nka ryabuye ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana rikaba ryaratoranyije. Kubera iki? Injyana ya hip hop ushobora gusomamo Bible, like ugasummarizingamo Bible ukavuga amagambo kwako no kucompose, ntabwo wandika akajambo kamwe ngurerekeye wapi urakubita ta umva ukamanuka imirongo nyine ni nka ntabwo ari akantu kamwe nyine ngo ukore ugasubiramo oya ni imirongo myinshi, ni ukurambura. Rero ni ukurambura mu minota mikeya uvugamo ibintu byinshi cyane. Thank you. Umva rero iyi njyana impamvu njye nabonye ko ari ni nka spoken word nyine, ni ko igitero kimwe cy'umuraperi ushobora kugikuramo indirimbo ebyiri zisanzwe ziri R&B. Ahubwo abantu barimba hip hop ni abahanga. Mande bose ni abahanga, ariko ahantu hose haba ari tekinoloji zabyo. Abaraperi ni abahanga buriya. Iriya njyana ni abahanga cyane kuko bivuze iki rero kumuha ku bahanzi kuza kwa ni abahanga kwera iki. Niyo mpamvu mvuze ngo byanzwe n'abubatsi hip hop, kubera ko ni indirimbo ushobotse wavugamo wa preaching, nko kuvuga ubutumwa wa preachingamo kandi ukavuga ibintu byose ushaka ukanaruhuka mu mirongo myinshi bishoboka. Rero ni ukuvuga ngo ni nka preaching, abantu ahubwo mukora hip hop mara preaching. Rero bivuze iki? Bivuze ngo iyo kiriya gitaramo cyaje mu Rwanda, kiriya gitaramo igihe cyaje mu Rwanda, umva hip hop yari kubiri hejuru cyane ko nabibonaga. Abahanzi bose ba hip hop bakamanuka, n'abasekira wenda bakanamanuka. Hari abamuzi basekira bakanamanuka. Batigize babimenya kubera ko nyine organization itagenze neza, nicyo kibazo. Ariko nyine iyo babimenya kare nyine ibintu na registration nabonye no hari ahantu byabereye hari kuba hato na online ubwitabire bwabaye bwiza yego, ariko ahantu hari kuba hato bagahindura, hari kuba hato. Ngiye byarananunge no kubona bari abantu bose sinzi ahantu baturutse ko na registration yabaye online nyine, ugasanga ni website nk'imwe cyangwa ebyiri, ntabwo nyine biri ahantu hose. Hari n'ukuntu bavuga ngo uzagura itike online bagasharinga link, ugasanga mu magroup atandukanye harimo link igitaramo cya Ekre kugura tike bimeze gutya na gutya. Tujya tubibona ku bahanzi batandukanye, ariko ntabwo tukizi tubibona, nta nubwo twaramenye uko bimeze. No ku makuru wari wambwiye hari umuntu umwe uri kwirukanka yijya kwishakira abantu bari organizinga kugira ngo abafashe. Imagine hari abantu bakunda kwitanga, bakitangira ikintu bakavuga ati kino kintu ni icyacu, nikigaragara nabi bizagenda bite. So nk'urugero nje nkimara kumenya Ekre ko azaza mu Rwanda nk'umuntu umukunda, nagerageje kubaza amakuru. Hari umuvandimwe ndamushimira cyane, ndongera mushimire cyane kuko afite umutwaro kuri no urban music. Ako amuvuga izina iri gushimira umuntu byaba byiza umuvuza izina. Ndamuvuga reka muvuge bavandimwe, umuntu yagize neza uramuvuga. Yego. Umuntu ntituzamuvuga ariko yapfuye gusa, cyo tubavuga bakiri bazima, tuvuga ati bano bantu bafite umumaro. Umuntu bita DJ Spin, respect bro. Usibye kuba pare wanjye, ngiye gushimira umuntu ngira emotion. DJ Spin yambereye umuntu ukomeye cyane, kandi atuma hari ibintu byinshi nagezeho. Sinzi umbabarire mu momenta wanje, sinamuvuga ngo muheze. So yarambwiye ati bimeze gutya MD, umuntu ugiye kuza bimeze gutya na gutya, umuntu uririmba hip hop arabizi, turakorana, uyu muntu ni ingenzi kuri wowe, ni ingenzi kuri bagenzi bawe, tubigire gutya. Dushaka uburyo ibaze kubwira umuraperi, dushaka uburyo kuko abantu babiteguye ntabwo badutekereje, abaraperi yaranababajije se muzi ko abaraperi baravuga ngo ntabwo babizi ko bahari. Abantu bazanye Ekre mu Rwanda nk'umuraperi ntabwo bazi ko muri iki gihugu cy'u Rwanda hari abandi baraperi. That's the problem. Urumva? So Spin arambwira ati rero MD bimeze gutya na gutya,
mwarahejwe ariko ngiye kugerageza uburyo bwose uyu muntu ni ingenzi kuri mwebwe, uyu muntu byibuza muzagaragare ku ruhimbi mu ikaze, niba na ngombwa muzajya no kumwakira kuri airport, ariko abantu babigira ibanga. Njyewe ni ukuri Spin yarabimbwiye, ambwira n'amasaha. Bavandimwe, yambwiye amasaha ya 3 ko ari buze 3, 3:40. Njyewe nari mpageze, yambwiye ko ari buze 3. Njyewe saa 2:10 nari ngeze kuri airport, kugira ngo hari ukuntu ikirere gihinduka, amasaha bakayasubiza inyuma cyangwa bikaba ngombwa ko baza imbere. Ndavuga reka ngereyo mbere kugira ngo nanaza atabura umuntu umwakira. Narahageze, mbabajije Spin arambwira ngo bongeyeho amasaha, bavuze ko ari buze 3:40. Iki kintu cyatangaje, hageze hafi saa 5 hafi saa 6. Kubera iki? Njyewe nagezeho ntangira kuvuga ati no kutubeshya, uyu muntu ntabwo ari buze. Nimba bavuze ko ari buze saa 3, bikaba bihindutse bikavuga ko ari buze 3:40. Nareba kuri haraka screen kaba kari kuri airport kagaragaza indege igiye kugerwaho n'amasaha. Yaje mu ndege ivuye muri Addis Ababa, hari handitseho 3:55. Yes, ubwo batubwira kuri ya ndege rero bumuzane. Noneho wareba amasaha bagiye batanga ukabona birahabanye. Urumva iyo bahageze bajya muri check up, nayo ishobora gufata nk'amasaha nk'isaha n'igice, bitewe bafite n'ibikoresho byinshi cyane. So nanjye no gucika intege mvuga ngo ese uyu muntu koko araza. Ubwo ngiye mwakira numva atagomba kuza muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. None nakurikiza n'ukuntu ino industry yacu ya hip hop uburyo bayifata. None nanareba n'ukuntu byacecetswe bitavuzwe, avuga ati ibintu biri ari kutubesha. Ariko Imana yo kabyara ntabwo byabaye scam. Lekre yaje mureba, yaje ndagenda ndamusuhuza. Bavandi muri ya muhanzi n'umuhanzi uca bugufi. Abaraperi nubwo wenda hari ikintu bita icyasha bagenda basigwa, ariko ikintu nzi nuko ari abantu bagira gahunda, bagaca bugufi kandi bagakunda n'ibyo bakora. Ushobora kumubwira ngo naze saa 3 akaza saa 1. Ushobora kumubwira ngo abandi barangiza kuririmba bakahita bacaho bakagenda, ariko umuraperi aricara agategereza. N'iki kintu, iyo character nyizi ku baraperi n'abantu baca bugufi. Lekre yaje ari umuntu uri hasi, uca bugufi, afata amaselfie, yishimira abantu baje kumwakira. Hari abandi bahanzi bajya bikomeza se kuri airport? Abakomana yanjye ubundi hari umuhanzi wageze kuza mu Rwanda atumwe n'undi muhanzi n'umugospel w'umumama, ntabwo navuga izina rye. Rero kaza kuri airport, ajya muri hoteli, ava muri hoteli amasaha yo kujya kuri stage, aza kuri stage, ava kuri stage asubira mu ndege muri hoteli ajya mu ndege ataha. Ntago no mu isura ubona ko atabishaka. Okay, ntabwo tuzi nimba ari management, ariko niyo management nubwo yabikora gutya, imenye ngo umuntu ni umukozi w'Imana, aje kuvuga ubutumwa mu bakozi b'Imana. Nimba Kristo yarisanishije natwe, bavuga ngo Kristo yaje muri twe, ahinduka yambara umubiri w'abantu kugira ngo tumumenye, tumwumve, tumwiyumvemo. Wowe uraza wigize igitangaza kandi uje gutangaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Abazakwakira bazakwakira gute? Nta nubwo ari nabo gusa, ibyo ni ibintu usibye no kuri airport. N'aba bacu bo mu Rwanda, nabonye nabo bacu mu Rwanda usanga ari abantu bigize wajya basiba. Wabonye Lekre yaje amanika telefone ashaka ko abantu bose bayibona, ariko abandi uramanika telefone ati manura siba.
sinshaka kushiramo wamusuhuza akagira ngo wanamusuhuza akamera nk'umuntu utanakuzi akakwirengagiza. Oya, nimba turi abakozi b'Imana duce bugufi. Yego ntabwo twabikora 100%, kandi ntabwo turi beza 100%, ariko mu by'ukuri duhesha agaciro umwami nkuri pe tuvuga. So icyo mvuga nuko Leclerc uburyo nge namwumvaga, uburyo namukurikiranaga, uburyo namurebaga atungutse aje hari kuza, bavandimwe nahise mbona yuko Imana imurimo. Kugeza n'igitaramo cye gisoza, nge nagize amahirwe ndamusuhuza, ndamuhobera, turaganira. Ikintu cyantangaje ni igihe ko abantu mwagize amahirwe yo kugera kuri airport. By the way, that was the chance. Niyo chance ya meet and greet. Biravuga ngo umuhanzi agiye kwicara ngo meet and greet. Ibyo ntabwo bari babiteguye. Abantu bari bateguye igitaramo cya Leclerc yagombaga kuza. Nta nubwo twari tuzi ko ari umutware mu kurwibutso, ko ntabwo byari byavuzwe. Gusa nabibonye kuri social media ko yagiyeyo, ndabishimira kuko niki kintu nifuzaga ko kigomba kuba, kuko rero nabibajije na DJ Esperance, nta nubwo zamutwara ku rwibutso. Nk'umuhanzi ukomeye kuriya ufite abantu whisparinga, barabibona gute? Agomba kujya akareba amateka yacu. Byatumye anaza no kuri stage ameze neza, kujya kuri ku rwibutso byatumye amenya. Wabonye mu ka video yashize hanze ko yavuze, byatumye amenya yavuze ibintu bikomeye ku rwibutso, ko byatumye ngo amenya ko abantu agiye no kubwira. Bituma amenya playlist y'indirimbo arakoresha, amenya ko ari mfite igipapuro cya liste y'indirimbo ze zose yakoze kuri stage. Umva byaransekeje, yaje avuga ngo ngenda hari akandi kantu nahanye kari special urupapuro rw'umu legend. Ese yabitaye hehe? Ntabwo arutaye. Nge nashakishije uburyo bwose kuko yarahagaze hejuru yarwo, afite playlist y'indirimbo uko asoma ivaho bari barusetinze imbere ye kuri stage imbere. Hakugira ngo hari abantu baba bafata agatelefone, ariko bafashe urupapuro bandikaho playlist zose, bazishyira ku rupapuro. Ndarufite, ndaza kurubereka by the way. So ikindi kintu ngiye kuvuga rero, ubwitabire bwari buhagaze gute? Ubwitabire abantu baje ari benshi, by the way, ngo tickets zabaye sold out. Uburyo kiriya gitaramo cyamamajwe nandi ko nta muntu uzaza, byatumye hari n'abantu hirya no hino bavuga ngo iki gitaramo kigiye gushya nk'icyo twari tuzi, nk'icyo twabonye ejo bundi. Imana irazikora ibyayo. Hari n'abantu baje muri icyo gitaramo baje gushaka amakuru barebe ukuntu cyafeirinze, ariko Imana yaratwimanya abaraperi, nubwo tutigeze tubona umwanya wo kugaragara ngo dushyigikire mugenzi wacu. Yewe n'abahawe umwanya bisa nkaho ntabyo, bisa nkaho ntabyo. Burya kukubwira ngo uzaririmba igitero kimwe na chorus, ntacyo ubukoze, nta butumwa ubutanze, nuko kwikiza. Ariko wabonye Leclerc buryo yatanze ubutumwa, yavuye imbere y'abantu bakimushaka, agenda abantu bakimushaka, kuko indirimbo akora ni ubuzima bw'abantu benshi bacamo. Yarasobanuraga indirimbo, hari ibintu byinshi cyane burya kwigira ku bantu, bigatuma nyine iyo umuntu yagutanze imbere uramukurikira. Hari ubuhamya yatanze kuri stage mbere yuko aririmba iyo ndirimbo, indirimbo yakoze yitwa Imbere Church Clothes. Nyine yagiye mu rusengero yambaye niba ari ikabutura, niba ari deshire, arangije abadiyakoni bamusubiza inyuma aramuga ngo ntabwo ukijijwe. Arangije noneho aragenda yicara hanze, sinzi ibintu ari gukora, nabo hanze baramubwira wowe ujya mu rusengero kabisa. Noneho isira imwirukana imujyana mu rusengero, no mu rusengero amujyana hehe? Reka mvuge gutyo ku buhamya yatanze. Buriya buhamya ni bwiza. By the way, yanaje kuri stage yambaye ikabutura, ngira ngo abonye ukuntu yari ameze, yambaye ikabutura. Ikintu namaze kuvumbura mu Rwanda, indangagaciro yacu ya gikristo ireba ku myambarire, inzoga, tatuwaje, imyambarire, inzoga n'itabi. Ibyo nibyo bakurikirana.
iyo wambaye neza ibintu birebire ku bakobwa nubwo waba ufite inkota igiye kwica umuntu hano ntabwo babibona ibyo ntabwo babibona nyine bareba nyine ukuntu wambaye so mu Rwanda ivugabutumwa ryacu ifite ahantu rishingiye ifite indangagaciro ryayo isa nkaho imeze nk'iyo ngiyo nk'aho hantu rekere yagiye ariko undi muntu yarambwiye ngo akantu n'akantu kako sinzi ukuntu baca umugani ngo agahugu n'umuco wako yego agahugu n'umuco wako so nimba uri umuraperi abantu bose ntabwo bakunda abaraperi ntabwo bakunda ukuntu bambara cyangwa se ntabwo bakunda ukuntu bagenda ntabwo bakunda ukuntu bavuga kandi ntabwo twabibarenganyiriza gusa byagaragara yuko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hari urubyiruko rukunda hip hop ubwitabire bwabaye successful sibyo my god kuri pe abantu baje benshi ubwitabire bwabaye fresh ese kwinjira byaranga reka ibyo bintu bivuga cyakoza abantu bateguye kiriya gitaramo mu rundi ruhande bafite iyerekwa kuko iyo baza kubishyira hanze abantu bari guhahamuka ntibanatekereze no kubivuga muri regira murabibona kano kantu nambaye umuhanzi wari witabiriye igitaramo utagiye kuririmba ugiye gushigikira bagenzi be ninjye muha 15 VIP ariyo regular VIP byari 50,000 by'amanyarwanda 50k bavandimwe igitaramo gikomeye cyo mu Rwanda n'abaje baje kuririmba by the way babahaye akaregila kugira ngo nuva kuri stage tujye inyuma kandi inyuma nta ntebe no guhagarara abaraperi bagenzi banje mwihangane gusa ariko umuzino mwarawishe kubera ko iriya stage mwayihagazeho kuyihagararaho ntabwo mwagombaga kuyihagararaho kuko abateguye cya gitaramo ntabwo babazi ariko turashimira Imana yo mu ijuru ko baririmbaga abaraperi baririmba nkumva ntabwo abantu babazi of course harimo bake bari babazi ariko abateguye igitaramo ntabwo bari babazi nabonye biriya bintu byari by'abantu ariko turashima Imana yuko mwabashije guhagarara kuri stage ibintu bigenda neza kandi iminota mwakoresheje Elimax Sympathique Shema abo ni abaraperi ba performance ku ruhande rw'abaraperi bahawe umwanya bahawe na Dasquire bahawe umwanya usa nkaho ari ngo nawo n'umunota umwe ni igitero kimwe na chorus ubwo ni nk'umunota umwe n'iminota hafi n'amasegonda 40 ni umunota umwe n'amasegonda 40 ugakubita ukavaho hano kibaza umuraperi yagaragaye kuri poste y'umuraperi no guhabwa stage ntabwo byagenze neza so ntabwo twakwizimba mu magambo gusa icy'ingenzi ni uko rekere yaje kandi igitaramo cyo kikagenda neza Imana ikatwimana kuko iyo kiza gufeiringa noneho hip hop niyo iri ku fadings yose umva yo nubwo nta mwanya twari dufitemo ariko noneho cyashya cyari kubaza ni twebwe twari kugarukwaho nicyo kibazo noneho ugasanga barabiduhoye bikarangira noneho burundu ugasanga noneho n'ababikora bacitse intege Satani yaje kwiba no kwica no kurimbura ariba abahanzi akica abahanzi bateguye gushyiraho ntago mwari mu bikwiriye it was not your ntago yari show yanyu oya show yari y'abaraperi oya ntago bavuga gutyo kubera ko ntago yari yabo iriya timu yateguye cya gitaramo ntago bandi bazi iriya timu yateguye cya gitaramo ifite uburyo yateguwe bivuze nk'uko nyine wabibonye n'abandi bose niko babibonye benshi kuko baje muri hip hop none umuntu yajya akaririmba worship none gitangaje abantu bacaga bakaze kumva CMD VP bakaririmba ngo turagushima twaje gukureba bimeze turaririmba kuri stage nkababwira ati ntabwo ndi biririmba bakikanga
nta stage ngenda bifite. Gute muri hip hop ujye gushyiraho abantu? Rero naravuze ngo nimba abateguye igitaramo batigeze, abantu bateguye igitaramo batigeze bantegura ngo nzi kuririmba, njye kwakira mugenzi wanjye nta kibazo, nubwo ntari bugaragare kuri post, nubwo ntari bugaragare kuri stage, ariko ndajya kumwakira. Hariya niyo yari meet and greet. Yes. So njyewe ubundi nawe wabonye amahirwe yo kuza mu gitaramo naje nuzuye. Wari warangije ibyawe mwaganiriye, twaganiriye, namusuhuje, namurebye, twavuganye. My God, ndashimira Imana cyane. Ariko ndashimira Imana cyane kugira ngo abantu batsinde, ndashimira Imana cyane ko nakiriye legend. Nari kubabara iyo Lekre yagera kuri airport hakabura umuraperi umwakira. Ukuri pe. Nari kubabara. Wahagaze mu cyuho neza. Nari kubabara. Lekre yaza hariya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'imisozi igihumbi gifite ubuyobozi bwiza butwifu. Ndakeka ko Lekre kugira ngo aze mu Rwanda nuko yamenye ko mu Rwanda ari amahoro, nuko yamenye ko mu Rwanda dufite umunezero, nuko yamenye ko mu Rwanda nta muntu kurya urwara. Yaranishimye ari kuvuga ngo ntabwo nari nzi ko mfite n'abafana muri iki gihugu. N'ubwa mbere ageze mu Rwanda asanga abanyarwanda bari kuvuga, bari kuririmba indirimbo ze nk'aba, ariko by the way bakazimanuka. Urubyiruko rw'abanyarwanda rurasobanutse, n'abana ahubwo rurasobanutse. Urubyiruko ni bakuru. None gitangaje igitaramo cyitabiriwe n'ingeri zose, abana bato cyitabiriwe n'ingeri zose, abakuze, byarabonye abana barantunguye pe, abibara ry'umweru, abazungu, ingeri zose, ikiremwa muntu cyose cyitabiriye igitaramo cyacu. Ukuntu hip hop imeze. So reka tugane ku musozo. Abantu bari bazi yuko kira gitaramo cya Lekre kizafeiringa, ntabwo cyafeirinze, cyagenze neza pe. Ubwitabire bwagaragaye neza, umunezero, harimo light nziza, setting nziza. Nashimiye authentic event. Yeah. Authentic what? Sinzi. Mwari mufite ibintu byiza pe. By the way, ntabwo mwadukojeje isoni kuri ku legend wacu. Ndabashimira cyane, yewe n'abakoze protocol bamurinda. Wayibonye ukuntu byari bimeze. Mwamuhaye icyubahiro. Mwamuhaye icyubahiro kibugomba nk'umu legend. Kabangaga n'abantu bafite amategeko binjira. Abifuza ko bamusinya, asinya, abifuza ko baganira. Ibyo byarangiye. Byagomba kubera ko narabirebaga, n'ukuntu abantu bari kumwirukanya inyuma bajya kujya gute. Bati Mana wakoze. Amen. Kuko njyewe kuko aho yabanje muri Lusaka muri Zambia ko yakoze meet and greet, aricara bavandimwe mu Rwanda. Sinzi ukuntu byagenze, yari kwihuta, yari afite flight yo kujya muri Kenya. Nta kwihuta. Uburyo babikoze mu ibanga, byabaye ubwiru, ntago bashakaga kumuha abantu. Bataga bamwirukansa, ntago bashaka kumuha abantu, ntago bashakaga ko bibuza protocol. Turabashimye cyane. Ariko by the way mwarakoze kutuzanira umu legend nubwo mutatuzi, ariko nzi yuko hariya protocol Yesu Kristo yaratumenyekanishije. Nukuri mu munota umwe n'igice mwaduhaye ku bahanzi bagenzi banjye bagiye kuri stage, yatumye menya ko duhari. So turabasaba please, ubutaha nimukenera kudukoresha kugira ngo tuvuge ubutumwa, turahari. Iyo babishaka bari kubikora. Ikindi ndasaba abashumba b'amatorero yo mu Rwanda, impamvu tutamenyekana nuko tudahabwa umwanya. Abantu bategura bino bitaramo byacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mugerageze muduhe byibuza natwe umunota umwe n'amasegonda 30 tugaragare, duce kuri stage tuvuge Yesu Kristo kuko umwami wacu twese. N'abantu bavuga ngo hari abaraperi, abantu bategura ibitaramo, muduhe umwanya mutoya tugaragare. Abategura ama event mudutegurire ibitaramo tugaragare, kongerwamo imbaraga pe. Turabasaba turabinginze mu Rwanda kandi urege ibindi bihugu. Njyewe mbivuze nka ambassador w'urubyiruko, reka rero mbivuge nka ambassador w'abaraperi. Ko njye mfite channel yanjye MD, mfite channel Urban Gospel TV mvugaho, sibyo? Ndabasaba muduhe umwanya abahanzi havuke n'abandi.
turamya Imana. abo bana Ntabwo tuzahora mu gisirimba gusa, ntabwo tuzahora muri rumba, ntabwo tuzahora muri korari. Byose bidufatanyiriza hamwe tuzanira ibyiza, kandi turamya Imana ibintu byose bishoboka. Kuko abantu benshi reba nka bari abana, niba bumva Locre muri gospel, wabonye abana batoya, ubwo nibashaka Locre mu Rwanda, nako nibashaka hip hop mu Rwanda, ibaze kugira ngo abana babwire ababyeyi babo ati mutore tujye kureba Locre, ababyeyi bakikanga. Ibihumbi byabo 15 na Senkani yarayibonye muri VIP, abana bari bicaye muri VIP bishyuye Senkani. Murakoze rero, Imana iduha n'umugisha bakunzi ba Urban Gospel TV. Twari turi mu isesengura kuko twari duhari mu buryo igitaramo cya Locre cyagenze. Hari ibintu byinshi byabereye mu gikari tutavuze, kuko bimwe na bimwe twagiye tubibona tunabyumva, gusa ntabwo ari ingenzi kubizana hano kuko hari igihe bimwe na bimwe byica umurimo. Burya kintu namaze kubona muri industry ya gospel, tujye twirinda kuzana ibintu bigaragaza isura mbi umurimo w'Imana. Ukumva ngo byacitse ubu nagakwiye kuzana kuri microphone ngo ibyinshi ndabizi, ndavuga icyo nshima Imana nuko igitaramo cya muvandimwe cyagenze neza, yakiriwe neza, anagenda neza. Ngira ngo ubonye ukuntu yagiye, nta n'umuntu mbese abanyarwanda bamwimanye, banze kumutanga kujya abanyarwanda urubyiruko rwashaka kumusuhuza, ariko bitewe na security yarafite. Ariko kuza ku ndege yari open, abashaka kumwakira, abashaka kumuvugisha, buryo uza kuri airport yari kugusinyira. Murakoze rero, niki wavuga? Yego, ikintu navuga wenda navuga mu Cyongereza kugira ngo nshimire. So I would like to thank God first of all for trusting us as a country to welcome Locre as an artist, the big artist, hip hop artist with 4 Grammy Awards. Imagine. Maybe 4. Imagine that guy. He serves God. Even the way he was talking, the way he was giving testimonies, it was a blessing. Like, I loved how the performance was. Every song has a testimony behind it. So even as we learned a lot in composing the songs and in the way we sing on the stage, like for the performance. So we thank you, Locre, for coming, and we are so happy to receive you as a country and as the hip hop artist in Rwanda. So we'd like you to come back if it's okay with you. And we loved you so much, and your songs are inspiring. So thank you so much. Thank you, Locre, and the team in South Africa, the organizers at New Life Church, CLA, and Noble Family Church, and Women Foundation, and other churches who participated in organizing this event. We would love to thank you so much, and DJ Spin, everyone who was on the stage. We salute you guys. Brother. There are many DJs who were there. The Sparks, oh my God. The Sparks did an amazing job in drama. DJ Ash, DJ Sunny, the other guy who is a hyper someone from Uganda. I don't know. I don't remember him. Yeah, everyone like C. Patrick, Columbus, and who else? Sympatique, Elimax. Who else? Sympatique, Gatete is the wife of So the hip hop artists who performed there, we thank you so much. Thank you for presenting our country well, and please come back, Locre, to meet and greet us, and we would like to talk to you. We'd like to converse many things so that we can grow together and you can advise this industry of hip hop on how to support us, because we want our message to reach to many countries, to reach far. This message of hope, this message of truth, this message of Jesus, this message of gospel, to reach far, even those people who love hip hop in Rwanda, in our local languages, in our other languages. Thank you so much. God bless you.
turashoje rero. Urakoze my baby kubwira abantu bumva icyongereza. Nzi yuko na Recre ntabwo yumva ikinyarwanda, ariko aramutse dukurikiranye cyangwa se abari muri timu ye bumve ko tubashimiye cyane. Ndanashimira abantu bose baje kudusapotinga muri kiriya gikorwa. Njye nakigize icyanjye kuko cyari cyateguwe n'umuraperi, nubwo nta kigaragayemo kuri stage, ariko nakigaragayemo mu bundi buryo kandi ari bwo bwiza kandi bukomeye, kuko naragisengeye. Yes, naragisengeye, ndanahangayika cyane, ariko ndashimana ko cyagenze neza. Akantu kamwe nashaka gusetsa, hari abahanzi bamwe bazaga bakahagera bakavuga kuki mutatubwiye, twabimenye tuza, kuki mutatubwiye mbere. Abahanzi nyine bakaza b'abanyarwanda bakaza kuki mutatubwiye ngo tusapotinge, habuze iki? Ukabona ntabwo ari wowe rero gusa bibabaje, ni abantu benshi babigize ibanga. Ariko bariya bavandimwe niko bakora, gusa umurimo w'Imana cyangwa se ivugabutumwa nimukajya muriherana mwe mwenyine, mukajya muriherana mwe mwenyine. Rya n'ivugabutumwa ndakeka ko na Recre amuramutse amenya aya makuru yuko byabaye ubwiru, ntabwo byari kumunezeza. Yifuza ko aza mu Rwanda, kuko yavuze ngo aje mu Rwanda, ntabwo yavuze ko aje muri CNA cyangwa se muri New Life. Yaje mu Rwanda. So rero tuzakosora ubutaha. Ivugabutumwa, ijambo ry'Imana ni urumuri rumurika hose, ntabwo ari bamwe bonyine. Imana duhana umugisha rero. Muduhe ibitekerezo. Abatari bakora subscribe ni kuri Urban Gospel TV. Ndagushimira cyane my baby, waje kumfasha mu isesengura rya iki gitaramo. Ni byinshi cyane, ntabwo nyuzwe, ni byinshi nagakwiye kuvuga, ariko ikiruta byose ikindi kuza kwa Recre, ikindi kuza kwa Recre mu Rwanda byatumye n'isi yose imenya ko mu Rwanda habaho. Yego n'abandi bajya bimenya, ariko Recre afite inshuti, kuko akantu kose yakoraga arapostingaga, byatumye menya ko u Rwanda. Ndakeka ko hari umuhanzi ngo yaruka kwanga kuza mu Rwanda bitewe n'ibintu byinshi cyane, aravuga ngo nta mutekano. Ariko nyuma yaho abamaze kugera mu Rwanda, ibyo byose nabivuga. U Rwanda ni igihugu cyiza, u Rwanda ni igihugu gitengamaye, u Rwanda ni igihugu ugeramo kirimo hari agaserwa kuvuga ngo hari amata n'ubuki. So ngwino mu Rwanda rero twakire, ngwino mu Rwanda umererwe neza. Visit Rwanda, ufite ubuyobozi bwiza. Ivugabutumwa dukomeze turi sakaze ibya copyright. Murakoze rero, Imana duhana umugisha. Ahasigaye Uwiteka duhana umugisha. Akantu ushaka kubwira, hari ukuntu audience, kuko twari turimo nari mpagaze inyuma ho ukuntu, noneho abahanzi bari bazi ko nyine baraza. Uwo muhanzi yari yiyemeye byatariraga mu kwizina, yari yiyemeye byatari, arangije agiye kuri stage ashyiraho izindi njyana. Abantu baje kuri hip hop banahagurutse, nta ntebe banashaka, ariko jya kuririmba indirimbo zo kuriramya no guhimbaza. Numva abantu binyuma atari muri hip hop, uwo muntu ahita abantu bose bagatangira no bigiye nkunda kubibona mu bitaramo bisanzwe. Ikirere cyari gihari, cyari cya hip hop. Abana batoya bari baje hariya bashaka hip hop, ariko kubera kuntu nyine kuntu tuzi nyine kuntu hano biba bimeze, umuntu nyine uririmbye indirimbo zitonze byabaye opposite, birantungura. Ego komana ubuhamya bwinshi cyane opposite. Imana duhana umugisha rero. Nawe ubutaha ni kuri Urban Gospel TV. Thank you so much. Thank you, bye, see you.